tukajyana twagerayo bagasanga nta gahunda akajya tubireka ngo bamuhaye akazi ngo kwa siri to preka boss ni ikiremba ibyo mureke kubivuga uko muganga musana ukuntu babinywa yewe ndamurose bwo tujyasha mutunyavuga ibintu ndamuraranyica ndamura baguze ibyo binini turagiye turabiguze arabinyweye tujyaraga muri rompo urabyibuka tugiye kaskadi okabone ngo byanze ntibikize ngo firiya byanze ni hehese timugahenereza ntago matse kabo bya binini nanyweye wa mukobwa nago yaje nabwo nturapfa muganga yabikubwiye ngo urapfa nadamu niba rahayeho ndimbati akora menyana muhaye uko ndimbati icyo gihe twaragiye nawe ahura n'umwana umukunda ndimbati aragitse nkina mu muturanyi urumva abakinnyi ba filime nyarwanda nta rukundo mugira hanze kunsura ndwaye iki vuga nanjye ngo n'umukinnyi wa filime vuga impamvu warwaye nubivuge njyewe nararwaye urumva ako sida nta bintu byatanze gufata imiti ndamuburatse uribuka badi Marina Ndimbati Marina bicane je biraje ubu mugiye kumfobya Boss niyageraga ahantu arara naraga kwa Nyabitanga namugiriraga impuhwe ni wawe naraya ndimba ntagaratinya kubikubwira wanungaga kibuno mu gatuza ukagira ngo ahari Imana bane namwe nyagasana akomeze kuba ndindira kabone mwiza inde ngo ari iki Musanze nari communication manager ndi location manager ndi props manager oya ubuze ibintu bingahe bitatu nari location manager props manager kindi gicyari props location waravuze guki nari props manager location manager communication manager wari ukomeye koko nari nkomeye mwabona bazongaga rero twabanye uri umukene sibyo nya tubana wari umukene umaze gukirura twibagiwe oya da wari umukene sha wirirwa ubaririza ese Nyabitanga renge nari nzi kuzamfata no ku ngufu kuko wirirwa Nyabitanga rero cyane kuva na kera none ubu ngubu oya nyine ni inshuti yanjye kuva na kera ndabeshya mwana wanjye ntago wabeshya mwana wanjye reka mpereze ikaze Nyabitanga na kabosi aba bantu twabanye Musanze mu buzima buryoshye ntabwo carire twaciyemo ese bavuze ngo nabayoboraga i Musanze ako suyobora abantu mwese ubundi reka nkwereke cyakoze akabomba nkubwira uvuze n'ibyo bintu uranyibutsa bangize props manager keca twagiye gukina handi mu cyaro Suzanne mugeze kudusanga kuri TV mu bigora mu cyuve icyo gihe nari props manager none uyu nguyu na Ndimbati hari ijipo nakinanye na boda tubigura 5 nimba barabwiye boss ngo ni amafaranga 12,000 Ndimbati yamuciye 25 no yamuciye Ndimbati yaravuze ngo iya kanzu ni jye wayatanze uretse gato isi yafata kuduha we ibo yaratarashibaza nishyushye okay nta kibazo bishyiremo rata ntabwo uri kugaragara cyaparwara semestre byo kuzana ngwino ifate sheri oya ntari birata ishyiramo twaguze iyo kanzu ni yoroshe icyo gihe ijipo n'umupira na boda simwe ni muto barase n'ingofero sibyo wakirishaga nyine no mu cyaro umwana wa Nyiragitariro n'umufoto ndahita ndaza kuyakeca uvuga ngo iriya kanzu twaguze 5 none Ndimbati ko namwe ati rero ka boss na boda za tuwase sijye wayatanze ni wowe yatanze arambwira ati Ndimbati arambwira ati ka boss rero kamwereke aramfranga reka tabyaza umusaruro tubone iki tujyana hehe muri kakabiri twajyaga kubyinamo iyaba twajyaga kubyinamo kaskade ati boss aratugurira natwe boss atugurire bamwe muri twebwe nako atugurire bizane bizane ubiteka aho ngaho nabyo urumva ati boss imba baratugurira
ushobora kubonamo n'umukobwa mwiza ukamwikundira ugahita umugura nk'akantu nuko utarahembwa muri amafaranga twibye bosi twakwigurira akantu ndavuga nari mwana wanjye uramubwira ngahe tariki za cyamugisha ntahakana wamubwira senkani aremera wamubwira 10 aremera atakakana dukabye reka tugere 25 byo totari yaranga yari 1800 yari 1800 totari yose atabwira mugisha akagenda mbwira boss ngo nta kintu agarabuza amafaranga totari amafaranga y'ibintu twaguze kuri terano twakeneye dore ngibi ariko turabigumana zaduga tubikinisha nyene bya Nyabitanga birabikinisha noneho kuko yahoraga ari busy nyine abagiye kuri telefone ahorana NDIMBATI wakaboza ibintu twaguze ngo njyabiguze murayasubiza umwayiguza ngahise ndimba ngo 25 itaneba ku Rwanda naniwe ya modoka nini yarande kuruza itanikereshwa rivasi njya gukatira hirya ngo sanga inkuru yirangije sanga arayirangije avuga ati ndakoherereza niba tabatoya yanyoherereza nyohereze mu rugo nanjye niyo nari kohereza mu rugo nyine bakajya haha ijyo kurya we nago NDIMBATI ari kuyabona NDIMBATI yo yamaze nuse niyankujeho nubundi nanjye kuvuga ibintu ntago ari NDIMBATI baraye mafaranga twarasohotse tugeze imbere ya station ino station yabaga kwa Mujombo hari farumasi hamwe ndamara yagiye kugura ya Puturi bakayimwembe hagiye tuhageze ndimba baramwe ngo nimbi baramurejya baturarwaye mwana wanjye baramubwiye ati hana wanjye ibintu ngiye kugura bari bamuzi baramuhaye amafaranga y'impyiko batungurwa no kubona aje kugura baramubwiye ati urabizi ibyo bintu ugiye kugura ati ndakizi ati none se ufite umuntu uri buze kugusura ati ari kuva i Kigali ati nimba aramutse ataje ubara n'abakobwa mu nzu ati tuba ahantu bita muri interina ati muri interina ntacyo bitwaye yabyishimye 7 ndugara akamubwira ati ndi ibintu uguze urabizi ati ndabizi mugaga musana ukuntu babinywa yewe ndamurose bwo tujyasha mutunyavuga ibintu ndamuraranyica ndamura baguze ibyo binini turagiye turabiguze arabinyweye tujyaraga muri rompo urabyibuka tugiye kaskadi okabone ngo byanze ntibikize kwe firiya byanze ni hehese ati mugahenereza ntago matse kabo bya binini nanyweye wa mukobwa nago yaje nabwo nturapfa muganga yabikubwiye ngo urapfa nadamu nibarahayeho NDIMBATI akora menyana muhayeho kuko NDIMBATI icyo gihe twaragiye nawe ahura n'umwana umukunda NDIMBATI aragita agiye kuzana naguhanye nagaraza ariko umukozi wo mu rugo bamutumye inyama amusize imana asanga hari abanyeshuri baje kubyina bujuje imyaka barabyina babandi bo muri nese hari abakobwa bo muri nese bahora aho bari abana b'abakobwa barazikuye i Musanze haba abana baberuye areka Afrika yarabiririmbye Musanze abana babasha bagira abana batwika kabisa baratwika hari abana b'Imusanze bagenda bakava mu kigo bakajya gashaka bakaba ahantu kandi nibo bagira babishyiramo imbaraga babishyiramo imbaraga barakumvika kurusha uko bakumve kuri wo cyane pe bakumvetse damuru avuga ati kabosi we nanjuga kabosi ushobora kungeza kuri banki nkajya kurotira amafaranga usibye abatwaraga ni kuri banki ni yihise ati ni Equity hari mujye mu modoka nyene Mbagezeyo ntabwo ni mbwira abandi abo turi kumwe tujye ntabwo rize mbabwira nyine nahise ngenda bakize ndamura mu modoka aragiye kize kuri Equity wabuze ku ikarita netaye kuri interina ndamu unjanye kuri interina nongere ngaruka ahangaha atkabomba bari inshuti yanjye basi ati bazinagura mu bari bicaranye yari kumwemeza kata murayizi nanjye yari yabinganirijeho manje kwicisha nyone nyinshi nyine bandamo mane sanse yaruriye twoguye mu kiro n'umugabo wacu nyine dukura umane ngikoze yone ngo ndagukubita basi ngo nkagitatu ngugure amusterimo hariya nawe ngo ntiyampembera arayamo musubije gabo tarenga ngo waramusubije avuga yamusubiza chega ndi ikigori ndamura barayampaye mugeje kuri interina
binjiyemo agatishere ngo numperekeze naho mbati inzu ni yanjye internet muri zano twavaga angubisha ukuntu inzu iri yanze ariye yose Usa niyo dusohoka mbere kuvuga ko tubara. ariko ati n'abana kandi banjye abagabo barenga 200 oh iyo twari benshi habaga pe abantu bitaga muri rompo we epfira mu gisimenti amwe bakabwana bararaga hepfo Hakaba na handi iwacu ku kibuga cy'indege yagurukiraga. ahinde jyagurukiraga hande hahandi yenda gurye ayo mana reka babwize ukuri njye nzi Musanze bwa mbere numvaga ngiye mu buzima butari bwiza kubera nyine n'ubwa mbere ngiye kuba mu ntara none ikindi natekereza ukuntu bavuga ngo habimbeho nkumva ni ibintu bibi cyane umuntu wa mbere twajyanye Musanze ni pisuzi ibinankoreye mu muhanda imodoka yagiye ihagarara na Robert wabazanya oya twaritegeye tutega taxi voiture dukura i Kigali ariko pisi yarahagurukije hano mwatize private oya yiyawe oya iyo modoka twaje mu modoka twe yego umva ngubwiye njye Musanze ntago nari mazi bagiri guhema amafaranga ataba KECAPU ntago yari narigo nari mazi KECAPU nibwo yarakiza bwa mbere twebwirirwa ko twagiye mbere yabo uzi ko twari oya KECAPU yaje uzi ukuntu naje hakirimo utuntu twiza turara kwa Dani tukirara sha mu cyumba kimeze neza ngera pisi twararanaga nanjye na nyiragitariro uyu ntahatararaga kwa nyiragitariro iwanjye ngewe nawe na nyiragitariro twarararanye kabo na peki twararanye nawe na pasi ahubwo njye nawe na pasi umva nkubwire tujye hahandi muri Menge si cyakundaga kuza mu cyumba cya nyiragitariro cyewe nyiragitariro oya ubwo nyiragitanga muri kwitangira nyiragitariro nyiragitariro yaraga mu cyumba cye ego si wowe yabwiye cya kibazo ngo nta mazi ahari si oya ahantu nararaga ni mu cyumba cyawe ibintu by'uko amazi nayo ntabyo uzi ibintu by'uko amazi atari ahari muri Menge si wowe umenye umuntu akagira gute ntago mbese ibyo bintu nyiragitariro arekarama ko twabuze amazi muri Menge ngo umuntu aragenda akagira gutya na gutya ngo wese agakabura ngo n'amazi yo kubisunikisha asa njyewe nyiragitariro ese njye wabivugaga ni nyiragitariro kandi ari wajya gutangira ikibazo nyine ucya kure mukantimbi ataka boss yarameze nka roho mbi wowe mwabaga hamwe haruguru mu bigori ugiye wowe uri kuvuga mu kizungu oya kwa Dani kwa Dani nge tuza bwa nawe twabaga hamwe he oya kabo wowe ibintu urimo uravuga wowe ni ibya nyuma twa turi kuvuga bwa mbere uruko ko bwa mbere naje Musanze ari ngewe na ba Redamani na ba Faizo na Ndimbati tuje gukoresha casting ariko ba Redamani baje gushutinga indirimbo iyo ni inshuro ya mbere none ibyo byarangiye twagaruka na ba KECAPU bahara urumva twabanje na Peace na Divine asa ni Peace ni Divine ni ndaje agahita buri umunsi reka nkubwire Divine wabuze reka umaze nkubwire Divine yabuze inshuro nyinshi oya we ntabuze bahara twaba Divine uko umunsi wo kuza ni umunsi ko yaje twicaye muri bingaro kwa Dani noneho Ndimbati akavuga ngo ngo rimuvuga ko ngo munzi nanjye kandi ndimba Divine uzi ukuntu yambwiye jewe reka nkubwire neri nimba ari ibi bintu wanzanyemo byo kugira gutya na gutya ntabwo mbyemera bitambwa Divi baseriyeze vayo hano Divine atazaturicarana na Peace kandi bari kutubwira ngo turabyibuka twese turibuka mu gitondo tujya gufata akantu ko kurya ariko buriya byari ariko nawe wari utangiye kuraruka gute ndetse namubuze inshuro zimwe sijya wari kujya kurashaka narakuburaga cyarago ni kambwira ati umuntu bita Divine Nyirabitanga mbere umuhamya Nyabitanga ndetse ntiyaburaga aho yaburaga ntabwo mpazi mu gikwege ntabwo yaburiraga nabaga nabuze kandi waramuguhaze aho ndi kwa benzi kwa benzi rahira cyako zara abantu bahamagaye barambwira ngo iriya benzi y'Umusanze nitagukubita ku giti ngo uzayikubita ku giti uka Divine ariko ashaka kujya Igisenyi ako Divine agira abadayimoni bamuhereza we barakubwiye uranga Divine warakumveka ngo tujye ngo bagende Divine yari ari happy kinatangaje ni ukuntu no mama Sava nawe yaravuze ngo abantu ngo ntago ngo bari serious ngo reka mbere ku buseriyeze bwanjye atagengeye kuri benze kandi paka Igisenyi no mpaka ambere gutya ndavuga Sava bino ntago byava muramu nawe arifunga
mama Sava hano twagiye kuri harya hitwa Ikamembe cyangwa Icyangugu. tujye cyangwa ako uri ari kwijiza ku muryango rero reka mabwire ni mama Sava yankoreye suzi ko twararanye na mama Sava ubundi yabaje kwanga kuza kuryama mwari mwararanye na yewe Hejuru hejuru baraye paizo ararantuka Afrika na Nesbit rekeraho uri kumva rata umuvandimwe ngo arahari ngo turarara rekera rata mukuru byaketse mama Sava twagombaga kurarana noneho urabizi ko muri la minsi mama Sava yaragufitiye urukundo rwinshi yanga kuza kuryama ajya mu cyumba cya KECAPU araryama genda Divine twari turi hasi na Njuga turi muri happiness noneho tuzamutse kuryama Divine arambwira ati ariko sinarana na KECAPU ndambwira ati urarana na KECAPU none mama Sava arihe ngo murarane bikaze wumve mama Sava agakuva mu cyumba ngo ntahava pe ngo agomba harari yaraharaye yunguye rega ese muguru byaje kurangira oya nayo ziba yarangiye aje turararana niba hari ikintu cyambabaje mama Sava aryama nabi aryama nabi byatari narabivuze aramakanya turi kumwe mana we mama Sava kurarana wowe wari rohombe nawe utarara yankubise ikibuno hano reka ngubwire simva ukuntu yandyamiye nabi sinihanganye nakurura ngo niyorose akaba arihindukije byose akaba byizingazingiyemo 11:00 za mu gitondo 12:00 telefone ya mama Sava imurarano ku bugutwi shara baramuhamagara yarasonnye noneho ngiye ndavuga ati umuntu ushobora guhamagara izo saha ni umuntu mushobora kuba mukundana cyangwa se mama Sava afite abana habaye ikibazo cyangwa ni nk'inshuti yawe ugize ikindi kibazo cya kiri emergency mama Sava yitabye nimero ya 11:00 tukabumve nimero ya 11:00 za mu gitondo nimero atazi kuri video call impamu y'Imana ntago ari mama Sava yababa we ni mama Sava abarayitabye ayitabye ngewe nyine ngira amatsiko y'umuntu uri kuvugana na mama Sava hari ukuntu uvugana n'umuntu utazi ukamwubaha nyine ukamwubaha nta mugati urimo wahene ukosha kabomba umugati ujya mu gutwi noneho mama Sava ndavuga ati wenda aramwubashye ko atamuzi ariko agiye guhita amusezera uwo muntu wari umuhamagaye yari umusirikare uri muri misiyo ubukenagira n'umuyeto turatoreta amamagaye yari kwitaba akazakuvuna nagize amatsiko yo kurungurukamo ndarunguruka mbona umujama aryamye muri tente nyine zino tente za gisirikare ariko umuntu ajya muri trip kandi yararimo arivuga arimo arabimubwira ndavuga ati mama Sava wenda agiye guhita akatira imbobo twiryamire ntago umuntu wasa kumenya nta gaciro abaguhaye none n'umuntu z'amasaha mu Rwanda ubusore bw'amagara saa 10 ngo bigende bite mama Sava baravuganye baribwirana barangije kwibwirana mama Sava baramubwira ngo areka ndyame ndagwamagara nimbyuka mama Sava agenda mwagira umutima mwiza naravuze ngo ni umwana mwiza ngo yageze umwana mwiza uzahamagara KECAPU hasi nyuma ya 2:00 z'umugoroba nakwitaba uzambere KECAPU rega no umubyeyi afite umubyeyi wajya kunyitaba Kabosi rero afite ukuntu aguhamagara agiye kugutesha umutwe oya guhamagara afite gahunda Kabosi yari afite igikabyo kabaze nkubwire tujya gutaha bwa mbere tuvuye i Musanze Kabosi ati imyenda yose mwagiye mukinana murayisiga none ngiye kugenda ngura amavarize ngiye kugenda ngure ngo varize nini ngo zimeze neza tubibikemo ngo tubibikemo nta muntu n'umwe wasize umwenda we mwaraziguze wowe n'ubugegera mwamwe ufite mwabijyana so twari gusiga imyenda yacu he uri buka ahantu twagiye bagiye guhanda imbati nka ira ni imyenda mwanguriye bura ni imyenda ari amacuho umugabo Korode ngo cari ki oya Korode ukorera muri gare i Musanze turagusuhuje aha inka ndimbati yaranatashye ariko nagarakura ubwatsi ndimbati ni ikireye ni ikicucu nase nagaze ko yari yaragize ibibazo se ntago amaze umwaka hanze urashize aracyari kwisuga cyakorera ndimbati ariko akora ibiki cyakorera canoye namara kugafata nyine ajya gukora ubwatsi ntabwo ndimbati para yinjiza yaburi umumiro yaburi bose mu 200 mutiye gukora ubwatsi kwa Korode Albert yajyaga ambwira ngo turiya duparitse mu irimbi Albert nanzi ko ari umuntu w'umugabo wihagararaho nyine bya danje cyana mugaye mu nyuma wenda ntawe bitabaho ariko Albert nyine n'umuntu w'umugabo twanakundaga yapfushije mushiki we murabizi twese baraduhamagaye ngo tuye kumushyingura
ntabwo mwabonetse njye nahoraga ndi update wese ko wari kuko n'ubu mpamagaye uti kabosi aha harahiye mba mpari kabosi twagiye Gisenyi mba mpari azi ko byashize sigaye mfite mu boss mwiza Karabutoni Kibonge ndagukunda mwana wanjye ni boss wanjye ariko ize senge tuziziranyeho n'umwana mwiza mana ngera n'amazi kanamfasha ariko ngo usigaye ufite ahantu bari nase umuntu nabaga iwanyu mbere ubundi wabaga none se abarusi bari bafite ahantu barara wowe waburaga ahantu urara ukabujya kuwutesha umutwe nararaga oya muri etari nase yego muri etari nase nari kurara he naraga muri rompuwe va no muri etari no kwa n'ivumbi nta cyumba rompuwe yaje nyuma cyo nyago nabarirwaga noneho se wabarirwaga hezo kwirara nabijya bimvuna rimwe director twari dufite ibura Ibura yakubanaga seriye n'imyaka mugira mwana mu magiye nta kimanajenga ba sena Steven na yagiye wari Burundi wabo yego amane muri abagomereka kabosi arabesha ntabwo yaba yarataje Ibura nta kimanajenga Steven naho nta ki directinga ubu nyine ari kwa wanageza nk'igujumbura Ibura makuru nese muribuka tujya koga kuri piscine kabosi atazi koga ntago nose jewe wowe kabosi uri mu gipina amafoto nanjye nakwereka video yawe bakubwire wowe ntago uzapfa reba iyi nkovu ufite hano mu gahanga saksida iteye ubwoba ukubita iriya pisine wagiye mutazi koga twajyanyemo wowe ndetse bari kumwigisha jewe nawe na Kamariza kwa tugwe muri pina foto ndayafite umuntu wari uri muzi koga ni Divine Adivina ntabyazi ariko mana we Divine arabizi umuntu uzi koga nemeye hana n'Indimbati mfite amafoto ya Ndimbati ateruye kagwamo Ndimbati yagaze mwara hejuru mbona asubira ntarapfuye munyago mbona yicubitsemo nawe narahwereye KECAPU tukafata video nawe adushije telefone yawe kujya mu mazi matene z'abakuze matene yajyanye matene agafata telefone arikaza mu mutwe afata video akazamuka aranshoka ndamukurikira namanutse shonje ngaruka amazi kwera matene firiyemo niyo bavuga ni wanshutse yakoze Musanze twagiriye memories nziza pe nibwo buzima ngiye nabayeho nkavuga niyo nanapfa narari icyo shaka waci nize kujya mu kabari kubera Musanze muri Menge hari igipangu twari nako muri interina hari igipangu twari twegeranye cyaberagamo ubukwe hirya y'icyo gipangu habaga abakobwa hajya kumva kabosi arampamagaye ngumva ngo ngusuhuze ngo umuntu nahagera ngasanga ari agakobwa bicinganye handi ku modoka ntabwo se none zari hanyiciye arya byagiye cyaturutse mu ntuza n'igiki njoga arabizi niwe waje kuntabara bya bintu byaturutse ntuze byaturutse mu birunga n'ibiki ntabwo nzi ukuntu byitwa ni imbogo n'iki bimeze nk'inka kimeze nk'inka kiriya cyaranyirukankanye mvuye ngo kora mukobwa twakundanaga naragiye nabwiye njuga na Damuru abo batatu bundi bafutiya barasa ahubwo Damu ngiye kureba shira no hirya ndahita ngaruka abana naramukundaga mana kabosi ngo ninjugumeje oya hafi niko abantu bavuga nese kabo uribuka tuvuye Cyangugu tukagera muri Nyungwe Damuru agashaka kwiherera kagenda tugahagarara ahantu hatemewe nabahagaze inyuma mwari muri rande kuzajya mbari inyuma buriya yarasohotse agenda ajya ahantu hatemewe nimba yaramanuye ipantaro umusirikare yavuga ngo we yazamutse yiruka kandi ngo ni demobe yabwiye Ruberi ngo ukuntu ngo yakoraga parede cyatandika nkubwire Damuru n'ikintu njyamukumburiraho Damuru ntanapfa nicyo nzamukumburira yadukozaga parede twese mu gitondo akazamuka ati we muze hano no bosi wari bosi wacu mu Musanze bosi yarabize nawe buriya n'umusirikare ariko umuntu haza atari umusirikare uri igiceri ntabwo uri umusirikare ndabivugira gasasira ngo yaratatuye ngo ni demobe bamushyize imbere Damuru impamvu yarwaye impyiko abantu babyumve ni parede yabaga ngo muri parede yo kujya gutoresha Kagame bagiye kumutora bimwe ngo amaguru ibyo bitera impyiko kabo oya Damuru yarabigishaga kwera ngo ugira gutya ngo nawe wakiwakira kweduka kajya haze nk'umuntu ukata icyondo ni Damuru bitubwiye ibyo bintu byo Damuru arakumbe nyine ngo ikagenda ikakubangamira Damuru ntihakuye impyiko
ibyo ntago tubizi ko ari nibyo niyo mpamvu nari ahubwo gere oya yo mukobwa wo mu migina Damuru ndamukumbuye uzi ko muhamagara ndamukumbuye mubaze ngo yandirimbo batangara umuvuga bayitwa kamuhamagare Damuru kazi ntabwo kwacanga afata telefone ariko reka nkubwire bacanga njuga kamuhamagara ngo njuga bacanga nimo ngo ajugo njuga kadafite Damuru reka telefone atagayishiramo hano reka muhamagare Damuru maze ngo impyiko baguhaye yavuye wumva ibintu adusubira uba nkubwire Damuru ngewe twavuye icyangugu tumeze neza tugezemo hagati atanya kubidobye gope rega nawe yari none kurendwanisha ngo uribuka yanga kunywa icyayi ngo namugatware Damuru rega nayigira nk'umwana gakara ariko biramubera ngiye mbona kwitetesha bimubera yego ariko ntajya kure ngwiki nabari dombokiza ngo yora note raundi namba da MTL nayo ibintu izana turi abanyarwanda ibura kunani bya kinyarwanda ahubwo muzareke twese tuze duhurire kuri ino cano ya KECAPU uko twabaga i Musanze twese uko twahabaga na Kremasa Kremasa iciyemo kereka ari nka Emma wenda asigaye akina filime warabibonye byararangiye ariko yarakinaga bamaze amezi abiri batagiye badakora so mubonye ari gukina si shosho se si shosho Haruna Damuru we ceceka Damuru vuga cyane gapfe nabi urira yivu mu kiganiro kuri chano ya KECAPU ubu tuvugana turi kuvuga ku kintu kijyanye ni ngo yanjye ntivuga reka Nyabitanga guhamagara Damuru nyamukumbura man siramira Damuru gira none hari igihe twakinaga umva hari twakinaga byagera saa 12 yaru atabishaka afite izindi gahunda mujye mumenya ko ndwaye yarafite urwitwazo mugihe ngo ndarwaye ngo impyiko yiye gutakara ngo yamasango mba narushye kandi bagomba gukina bakagiza saa 3 Damuru yari urugore kwicara ku mwanya w'imbere ngo nyine ngo bakunda kamera bose oya mu modoka Damuru yo imeze bite mwana wanje salamu mwana wanje turi kuganira uyu ni Nyabitanga guhamagaye ntugire utaza kuvuga ibintu bitari bidahuye turi kuri cano ndakuzi ibigambo byawe utavuga ibintu bibi uri hehe uri mu rugo iwawe Damu viteze uwo ni KECAPU ayo mwana wanje umeze ute mwana wanje ndakomera mwana wanje we ndizera ko umeze neza noneho ubu ngubu nta burwayi basiga bakwita mama wa tatu ingo sha nabyo nzira tujya ariko vuga kabosi Damu yo bari tugeze ku kuntu wabuze telefone dusobanura ukuntu bakwibye telefone hata byagenze bitubundi shaje yari ndirimbo siga nyumva nkahamu niyi yitwa gute namanutse hasi rimwe nkoze ibondo hasi kwisima nzamutse sanga telefone bayatwekeye nongeye gusubira hasi nikoze muvuga telefone wapi ariko ntabwo atwaye n'umuhungu ntabwo neza umuntu wamenya ukwibye ko ndi mu kavuyo oya Damuru ko ari Nyabugogo bayibyina bafatanye oya Damuru we n'urugo ryine yarayifirinze ndo wari bagira ngo ni papa wemba amajone yabonye ati ni umubosi wo muri Kigali katubara afite iPhone kandi wapi aravuga ati ni marewe Eric Spark 7 yari yihe Spark karindwi ni Tekino Damuru reka nkubwire rero turi inshuti yanjye baheruka kukwiba phone ngo ntabwo ariko kwiba phone oya ntabwo bayibye pe oya nta gisambo kibi cyane wize umwuga wo kwiba nta muntu wakwiba nta wakwibyo wigaruza yenda oya ntabwo nzi nakwiba umva rero nkubwire mwana wanjye suri inshuti yanjye subizi gerageza utere imbere utunga iPhone ndayifite Kabosi asigaye afite akazi afite n'ahantu aba hako wanyegere nabaga mu bihuru ntago akiri homeless uwo muresi ni wa mabyiwe ejo abagara kwa Kintu mudakararamo munigira ni best ever mu mugina se niwe wakuyeyo ariko iboro wakuyeyo yakugiriye umumaro Damu bayirata
murapfa kuri umukinyi Saba mwana wanjye. mwana wanjye bari Sebora yakwiye nyine amugenda Shamani. mukundiye muturandi Ni amagambo uvuze. ndo murozi none Sha ureze Uvuze ruburozi. n'abagombozi. Sha ubundi reka mbabwize ukuri hari ibintu biba mutabiteguye Ariko ariko divine bikaba mujya byiza muvuganaho. kurushaho. Yego. ese nubwo tuvugana Mm. nkamwandikira heye Eh. hajya ko asubiza ngaheba ahubwo umeze ute se meze neza ahubwo mbari gisho Buriya yarakurambiwe. Nta nimero yawagira. atayigira se Ushobora kubita sevinze. Wenda nyine umwandikira akabibona ariko namenye ko ari wowe. basi umumbarazo tese rimara ka boss warayisevinze urayizi Nsanga atayizi ndayimo. ushaka umwihorera Ntako Divine yari inshuti y'abantu bose. oya dini none inshuti yanjye by'umwihariko hari ibintu twari duhuriyeho mwebwe mutazi Nabimenye. ibihe Ha, bya bindi twiza gukinisha. Kamariza. Wahora n'iki se? Umugabo uramuzi. ngo bagiye yavuze ngo yishinganishije ngo bagiye kumurogada nabibonye icyo kiganiro yagikoze Yakoze ikiganiro zijya. Umugabo yakoze ikiganiro ngo baramubwiye ngo bagiye kukuroga ngo bari i Burundi ngo bagiye kumwica ngo bari i Burundi ngo bahuriye ngo no hano kwa Titi Brown ngo aramubwira ngo ngo usuze wowe ngo nasuze ababyeyi banjye bapfuye muri jenoside ibintu nk'ibyo. Izere ko wenda bari imijinya ya hato na hato biri gushira. ntabwo yoroshye Oya iby'abantu byihoreye. nta muntu babana neza yabwiye Melody nawe ngo aramwanga Ariko kabosi yabaye ate? njye none nicyo ikintu usigaye mfite umwanya rimwe twaga turi Musanze nkumva arambwiye ngo kabosi i Kigali twibagiwe renze nkaba ndamanutse nagera i Musanze nari naragowe twagera i Musanze ngo kuziza umugozi wayo se mwongera nkamanuka nagaruka nawe nagera i Kigali ngo trape iri hehe nakase no boss ndagwa mu muhanda uruka tugicango nawe wakoreshaga ubwenge bukeya. Wowe waragenda ugaterura kamera. nzi biriya bintu niyo nari nkibijyamo mvuga ngo mbigiyemo bya nyabyo Ubundi yegora Keto we muri casting ntiwari uhari. Kabosi muri casting yari arimo arafotora. Yafataye amafoto nka 30 boss ayitegerera baramo ishusho y'umuntu. yandimbati yonyine ntabwo sinzi uko nayifashe no ibintu byawe ko ari uguteka ahubwo abantu hano baguha akazi ko guteka. ntako nkeneye mfite umubosi ngewe ndi proud yecha ani cyamu suruzi hano turi muri Great Hotel igeretse 7 ndakeka hari nimba ntarebye neza bambwiye ngo ngono tuguhe miliyoni ujye uteka hano ntabwo nazi icyo umubosi mfite amafaranga ampa arampaje kandi ubu njye abantu bajya bancanga nk'ubu batandukanye cyamuvuga nabi. izina rya mujoro ntabwo namuvuga nabi Boss ntabwo ibyo bintu bigira ariko. nese keca kubizi niwe boss wa mbere n'abankoreye se Ako dize kuki ukorera abantu nutera imbere. aterwa ma Wowe ni Kabosi. Harya wize ngo mangara ngo hanga. ese wateye imbere keca Jewe ego ko ega wateye nge imbere mwana wanjye Amafaranga y'Imusanze ukiyafata ugombaga kuyishyira inzu bitihise. nta kindi ukayarira agashira. no kwiyemera faranga yaba mu bwiyemeza kuvuga ati ukatujyana hano ukajya Njye amafaranga y'Imusanze naguzemo televiziyo nishyurira umwana ishuri nishyura n'inzu amezi 3. ufite amahirwe Sha Kandi twahakoze umwaka urenga. Imyaka 2 yavuye mu nyama televiziyo. hishyura n'umwana nishyura umwana ishuri nishyura inzu amezi 3 ayandi narayaryaga. Uzi si impamvu twatahagarika twujuje imodoka twahashye ubundi byari kuba byagenda gute? Sibyo nkanjye nta mwana nagiraga ntiwagiraga ubu ngo urishyura inzu ariko nahaba ntago Ujya ko ntabwo umugabo wabaga ndahazi. se kunyihene Kabo uvugisha ukuri wagiraga ahantu Kimironko. Oya ahubwo rero ndanuka boss yabaga kwaseka so hazana useka. kwaseka hariya hari iwanje wari ucumbikiye seka hariya hari iwanje ntabwo ari ngombwa ngo dushyire private y'umuntu hanze hariya hari iwanje niho niberaga wowe tuza kujya ruhondo kugira ngo twakorere ruhondo sanga seka turiyo turaganira anyumvisha nyine ngo biza agiye gukora mwe ko mfite inzu nishyura ese nyirabita ibyo bintu bireke tuzibariza seka wabona uri kubeshya Cyakoze possible ndamusuhuje. yarantutse Nezbita arantuka Faiza we aribura umuntu nabonye undusha gutukana muri iki gihugu cyonyine cy'u Rwanda unduka ngaceceka Mr Kagame naho abandi bose twahangane ko Mr Kagame Hanyuma se possible ko yagututse ugaceceka. Cyakoze possible yaravuze. wowe uziko tware twicaranye paka buri ndabuke Turatwicaye bashutinga indirimbo ya Riderman avuga ageza mu gitondo Atararyama. atararyama ataranaceceka.
Kabo umuntu arakurusha. impossible nagandusha kuko Arakurusha. twarahuye muri video ya Afrique iri kubera hano Nyamirambo ndamuha arambwira ati none musa ishuri uvuyemo ni rya danje. None se reka nkubaze ubundi Nakubwira ni Mr. wize mangara ngo uhangare cyangwa n'andi mashuri asanzwe. Urashaka iki? Bwira. Wize mangara ngo uhangare. Misheri ntubivuge. Abagabo rega twaragoye twubatse ingo. Akabo. Cyakoze akabosi amaze amezi abiri ambwira ngo afite ubukwe. None se Bagiye gusara. Ndasara gute? Ndimo nakubaza. Kwa gatandatu. Wa? Ni kwa gatatu bari kwa gatandatu. Ntumbaze ngo ni wa gatandatu wowe. Uyu tugiye kwinjiramo. Kwa gatandatu banza se cyangwa uheruka umwaka? Ya. Mo hagati. Urantere parenthèse. Karike ntabwo biri ntabwo ari bura. Izina ry'Imana yo mu ijuru. Fite ubukwe. Oya ntabwo ari ubukwe ngo mvuge ngo ndagiye ngo za PPP ntabwo mabura amafaranga yo kuvuga ngo wenda nkoze ubukwe muranwerereye yego. Nzajya mu murenge manika akaboko nkotore. Uko wigiye mangara ngo uhangare. Atabani we uranyemera cyane ntabwo unyemera. Sinkwemera ntishenyoko. Nanyemera ntengwe no tugende. Kare muzamberera ndabizi bana wanjye. Tuzagutwerera. Cyakora reka witanze iki? Imbaraga nyinshi. Cyakoze wagira ngo yarashinzwe transport mu bukwe bwawe. Sije watundaga abantu bose. Yatundaga abantu. Ntago natunze nakabwana na afite imodoka karisiga nkajya mu yanjye. Ese yaragiye. Ngo yarangoye nima ngo yarajyanye kira. Sinzi ikintu ngo yarajyanye batiri. Kandi yarafite imodoka. Yarafite imodoka yo karisiga ngo ajya mu yanjye. Ndamujyana mugezaho mugarura na nagaseka bwana ko ufite imodoka isigiye iki. Njuga nawe ajya gukoresha ifoto. Njuga ararenze bro. Yakoresheje ifoto nziza pe. Njuga ndamukunda. Njuga ibintu njuga nubwo mwangu ni njuga uvuguruye. Ngiye ntare bito. Njuga ndamwemera ndanamukunda. Njuga iyo agiye mu kintu ntago areba inyungu. Ariko sha yanga umuntu umukora mu mutwe gato. Umukora mu nyene murarwesanye. Noneho nangiye ngiye mu kintu. Ntitaye ngo urampemba reka mbaho urugero. Video ya Dani nanone na Ariel Ways. Muzarebe inyuma yirangira hari amazina yanjye. Ndigafa bro. Narayigafarinze Rambo ntazi yo yagiye. Yitaho noneho ni Ariel Ways hagarara gutya agahagarara hwane aha ni sawa. Ubaze Faizo. Ubaze Faizo. Oya niba Faizo yarahari byagiye mu buryo. Faizo nabwo ni Faizo ndashaka kubimera gutya gate oke ntari. Faizo. Ariko hoya kapo ntago wari amagara guti gafa wa nubu wajya magati kabo nkubu yaramwe ngo gukora video ya Mico the best no wundi wakora nyuma na The Ben ninde hari yo munyamerika warembaga ibintu bya gakondo n'ibicyo akora nimo na The Ben yakora nimo na dago mbyibuka indirimbo za The Ben ko nta nemwe izo ngucaka ko nabwo ni Faizo reba hari ahantu mu nguni shiramo itara hariya nkarishiramo njewe nkagara nkashiramo hano ako njuga y'icyodo cye arakaravuwe yazanye amahane akubita umuntu wari urimo wa muntu ufite ubumuga bw'uruhu yarabagaraka ngo amere gutya ngo akatabana ngo nk'ikirobo wacucuwe ntago hamahamwe kubita igiki ati gukora balance nk'umuntu muzima njuga n'umwana mwiza afite n'ubwenge Imana atekereza ibintu byinshi none umwe njuga ngo ngwino unkorere filime ntuyimuhe kamuha kamera kamuha light kamuha reflector kamuha abakinnyi njuga gukorera filime ya danje afite ibitekerezo ni umuhanga ariko iyo umukoze mu mutwe gato njuga uvuguruye Nezbiti na Faizo munyita njuga uvuguruye shagende mera ndi proud ya njuga ibyo akora nanye nibyo nkora kenshi njuga ni umuhanga akenshi nkora ibintu by'ubuntu ariko bikagenda neza umeke aho urara oya ko karari mageragera kwako ni bakore ko niki sauta itoti kiniki credit fakuma credit nga Faizo namukunda nyihereye credit aravuga ati gafa oji kaboss bajye mu ubwo abantu bamenye ko ari we kaboss ntuzarutanze utanze abudafana n'u Rwanda nese wohagararira u Rwanda mpagarara u Rwanda muri manga ngo hangare kandi no muco nyarwanda ese ugiputa yireba uhita yihutisha ugeze wivuna undi mwana this way sawa nyine mu by'ukuri reka mbabwire twa dufitanye gahunda na Nyabitanga gukora ikiganiro urumva oya uretse ntago widumbukije
tugira imana haza umugisha Igo pe. kabosi None none twebwe twenyine ntabwo twari kuba tukiri kuvuga. ntabwo twaba tukiri Ntabwo twari- kuvuga kabosi kankubu sinkubeshye ubaza Nyabitanga ni ibintu twapanze inshuro nka saa birapfa na mu gitondo byari bigiye gupfa kubera imvura Twebwe twari gukora mu gitondo. Imvura imvura ishigwa wowe Nakwamagaye sanga yapise. ntabwo kabosi shari Ntabwo biri telefone munsi ya saa sita. urumva biba birapfuye rero nibyo nari ndi kuvuga ngo hari igihe dukora ibintu twapanze imana igashyiramo ibindi ndishimye dukora ibintu noneho dupanze uhamagara umuntu bita Peace uhamagare Ndimbati uhamagare Damour uhamagare Njuga uhamagare Mama Sava uhamagare KECAPU nawe uzaba uhari uhamagare Nyabitanga duhurira ahantu hamwe ako nakimudesi sound man tuzabanza igice cya mbere tuzabanza igice cya mbere Tuzicara tuba dufite sound zingahe? tuzicara nka hano Ni filime. harimo abantu bavuga badakenera sound nase Damour ama sound Na Ndimbati nawe na wamubona. Ndimbati nawe uzari naho yaganje abanyamakuru bose titi ataha narasetse Damour abantu bose baracecetse nako Ndimbati baracecetse aravuga ese ariho ubundi Ubona afite ukuntu arekarama nk'abana. Eh. Ugiye ngo bari kucecekesha ubona ko kucecekesha. nanjye ngo navuye ngo ndahazi ariko arahazi hari ikiganiro nakoranye n'undi mugabo bita Korode ni Korode bahoje ukwemera uriya bose ni bamwe Nakubaza bati ndakumusubiza ugasanga. kwa Titi hongeye narabikunze nyine suje nyuma nk'icuri igihumbi nk'akareba Areba amasaba. aha imodoka nk'iriya se niwe ubazanye ntabwo yagura imodoka uriya none se Mama Sava ntabwo yari ari mu bitaro arwari mu bitaro Kapo yarayiguze. ntabwo musaba agura imodoka hoya ntibishoboka ntabwo Mama Sava afite perimi y'u Rwanda kandi iyo ifite nta muntu utagutiza aho yarayifite arayifite ndabizi Mama Sava afite perime y'induni ni nk'iya nyamba uyu afite inyarwanda ndabizi ngaho mumuteje abantu abapolisi ntibamubona ngo ati wowe ufite indundi afite ndabizi pasiporo ariko nose ni imbere umurundi n'imitsutsu dore imitsutsu none nose Mama Sava yo imodoka ari konzi ko ari mu reka bitaro mbarebe ntabwo muzi ibintu by'imodoka ibiryo ni ibyande Ni ibyacu. ntabwo imitsutsu araje arabituryana so mwakoze kudukurikira katwibaze ko tugiye kugwa ariyo batavuyemo ntabwo byaba ari sawa reka batuvuyemo okay mwe mugumyeho gatoya niyo gatoya turaha ubundi Reka dukomerezeho tutegereze baze. Kozi ndashonje. niyo mpamvu turi kuvuga neza Ndakoze kino kiganiro ni amasaha 5. oya icara muri mukireba ntabwo ari akati dore nguyu kandi reba nguyu mugabo afite televiziyo y'abadi bakorera abadi mbere ko n'aba yambaye turavuga bayuko uragurira n'izina ry'Imana oya ari bamenye bidahenze ari icyatanu ari 2000 Gani muzi niba atari Ndimbati ntawe urimo aya nawe araje ndabizi ahubwo Ndimbati kuri Kristo hoteli ntabwo ahazi samwaragiye gutambuka oya arahazi ngwino nginurire hano ngwino sibira hagati Aze Kapo wanze kureka ibiryo wabiteretse hari. Kaboza akunda ibiryo Ngo ndebe Mitsutsu arabiryara. Wumva ukuntu Mitsutsu yamugorewe. Ndimbati yaguze imodoka no yarahinduye
Ego man. ibintu birakomeye Nyarugenge. Yindi sigaye twara abana. Indi sigaye yayihaye abana. Muri kode woshyira twaki. Kuri kode ngana mwinjira mu kiganiro. Mari turi mu kiganiro mwana. Bitese mwana. Yo mwana wacu. Ajya gusanganuka kwa kangahe wowe. Apo. Imeze bite? Mwana mu kwambara sabarana. Akabozi kuzika tubanye umustar birangiye mwana. Kabozi tubanye umustar. Mama sa nawe kuri regime ntundira umureti. Kandi do ariko abantu barahani. Yakoze nta muntu uri aho woroshye. Boss yavuze. Mama Sava. Kabosi yavuze ngo ntabwo y'u Rwanda ugira indundi. ugira indundi. Azo tube mu kiganiro w'amahanga. Kagawe musuzanye na Mitsutsu. Kwiti. Susa ketchup. Nite yatsu. Nakubereye. Nabyibuha sheri ndapfuye. Ngiye gufata regime. Nimba tayiduye imodoka. None se warwaye iki? Ese urwaye iki Mama Sava? Mama Sava arakeneye amafaranga. Utanayirwaye abitanabaho. Amaze iminsi arwaye. Sese ko hano bakureba ukuntu uri indembe. Utarwaye sida yabitabaho. Vayo hano Urena hano ubwire abantu bakohereza amafaranga. Ariko kugusura ugiye kumusura aramusanga. ubwo yagura gusuka bagabura bakagarama mu ntebe nako twabona bagaramye mu ntebe. Uva mubwire. Uba nkubwire Mama Sava wowe kubera icyo urwara ntuvuge Ndimbati nazo atabinyamura n'idashize abakinnyi ba filime nyarwanda ba KECAPU ba Nyabitanga ba Mitsutsu ba Ndimbati Kabosi we ntabwo uri umukinnyi wa filime nyarwanda urumva akazagira we nta n'akazi akina mu muturanyi wari umushoferi wande nkina mu muturanyi urumva abakinnyi ba filime nyarwanda nta rukundo mugira maze kunsura ndwaye iki vuga nanjye ngo n'umukinnyi wa filime vuga impamvu warwaye ntubivuge njyewe nararwaye urumva ako sida ntabwo ibintu byatanze gufata imiti urwaye sida ugafata imiti nta kibazo shyira ku gutwi wumve shyira ku gutwi wumve baba uwo mubyeyi aravuga ngo umukobwa mwiza nguru arikanze nkaho turutseyo ubundi ntugera ko tugiye kurya ubu ntanagifata cyose ariko ndemba asarabuze gusomana ndimwasuje mama ndimwasuje mama oya numva kabisa kamusuze gito oya maka reka bagusuze ntabwo mbishaka penal reka guhe push Porsche ya Ndimbati ndayizadamo kabisa n'umurati n'uwo muri gukinisha uri muri filime turi gukina filime gusa koko nk'ibi ni ibiki Ndimba twari turi kuganira ku buzima bw'i Musanze n'ukuntu Kabosi nta hantu yagiragamo nukuri twamubeshye sibyo muri uko Ndimbati yararaga muri buri cyumba ngwino kuri kwimana araje banguka urahitamo ibice bibiri ntabwo cyaje kuri cyo narikini Ndimba n'ugira umureti navuze Mama Sava navuze ukuntu yahoraga yagiye gushaka Nyabitanga nkavuga ngo nahise ko azamufata ku ngufu arahakana bitangarishe rwanda urabizi ko yarana wakaboye bicanege biraje ubu mugiye kumpfobya Kabosi niyageraga ahantu arara naraga kwa Nyabitanga namugiriraga impuhwe ni wawe naraya Ndimba ntabwo aratinya kubikubwira wanungaga ikibuno mu gatuza ukagira ngo ahandi sinararaga n'uyu nguyu se yatubwiye ukuntu hari umuntu ari buvuye kugura inyama uriya muntu ngo yagiye ahantu arica yatwica tugireke n'ubundi yatwica inkuru y'umuntu Mitsutsu wakira wari ugiye kugura inyama oya inkuru y'umuntu wari ugiye sinzano yari agiye ahura n'umukobwa uvuye kugura inyama umukobwa uvuye kugura inyama aricara izo nyama zaraye muri rogi
umva se hoya ahubwo Pascadi Divine yari yamusohokanye Divine yasohokanye umukobwa Divine na Peace bari basohokanye umukobwa naje ntago mubizi ntago mubizi baramusohokanye tarabizi twereka niki tunga kamera kwa Ndimbati tuyandi Musanze tureba umuntu bazi uretse gato niki Musanze umuntu batumye inyama uramenya bahe aho yabagati yakima oya tugiye Musanze nitugiye Musanze umuntu wagoye kugura inyama niba mushaka tatugiye Musanze turajyayo wese tukajya kuri murete tugiye Musanze turebe wakati kabo urahahombera jewe Ndimba ntago mahombe arya Ndimba izina ryo si mahombe Kabosi Simba ndanakugirira akabanga mwana wanjye icara hanga Kabosi uribuka wa muntu twaturi umwe mu bwato tukajyana twagerayo bagasanga nta gahunda akajya tubireka ngo bamuhaye akazi ngo kwanura siri topre Kabosi ni ikiremba ibyo mureke kubivuga uko twese hano nta muntu Kabosi atarariye mu cyumba kandi yararaga hagati y'abakobwa sibyo Ndimba Kabosi ngo afite ubukwe oya Mitsutsu Musanze yarari Mitsutsu muzanye mute uretse gatoya uretse mbabwira i Musanze kuki wararaga hagati y'abakobwa kuki utayaga kuki turiraranaga nase monja nindo ni man karwane na nkungu ako nimendera hagati yawe na KECAPU mbatesha umutwe kandi turi inshuti Kabosi yewe ngira discipline Kabosi ngo ndi ikiremba Kabosi yajyanye wa muntu twatwise rya zina nyagitari tumujyana Ruhondo tugeze kwa Kabosi yarasaze muri Musanze abagabo n'abagome uriya mwana amuzanye ibere rihagaze wa wundi nyine Ndimbamuzi ntabwo Ndimbatamuzi aramuzi aramuzi mu nyuma yaraje barazana agenda arababonye bari kumwe ndamuburetse uribuka Badi Marina Ndimbati Marina urakoze kugira usize ntusebe Ndimba tumena umuceri Ndimba Sava urimo Sava Ndimbati ntabwo yarahari oya ntacyo Ndimbati niwe nabonye mukora ikiganiro ngo mumene umuceri ngo n'ibiki ngo aho waraye ngo awumene tugumene yararanye na Nyabitanga yego ye Urusizi twashoye ni wowe wabanje ugoranye abana batatu cya KECAPU njye na Divine turi afite impanga za babiri ntawe nanjye na ababaza utagira ngo ni abagore utarabyaye umwana ugaragara yavanyemo ako sawa muhaye igihe wahereye urya ntwari agafana sha mana reka mbabwize ukuri twavuze inkuru tuzicamo ariko tugiye gupanga ikiganiro cy'Imusanze ikiganiro cya twese Ndimba taraje mama Sava araje turakatega igeze hano tujye Musanze duturuke ina tumanuke muri cyo kwata mu Rusizi uba Mitsutsu urateka tone mu kiganiro mama igo sha oya ikibazo ibyo muri yabwiye Ruben nudahagarariye imodoka ndayinyaramo nagane kurya kunyara sa nibyo bituma umuntu yirukanka akarenga ibihuru n'ibihuru akagwa ku basirikare twagomba kugendana Damura hari twavuze ikiganiro ahangaha tukuvugamo tukubwira umugabo wakugabiye inka kutajya gukura ubwatsi korode nuko ntabajyanye ariko turakora oya guhura no gukura ubwatsi biratandukanye
kura ubwatsi ngo yarabukuwe nuko atatujyana kuki utaduhurwe twa turi kumwe ahubwo nzabasubizayo yangabiye indi na kabiri akoze kino kimenyetso anyibutsa Simonize muri pisine. Simonize kayi nini Ndimbati muri pisine yigize metenageri sike na kinama wana divine wana divine ese gira hino bivuge Ndimbati na divine Noneho twagiye kuri aho ngaho muri pisine twari turi gucunga ku ntuzi Divine yagiye Dubai ndamwandikira ntasubize nagazi ko ari wowe twibaza uriya muntu ureshya kabo aba ni umeze ute ngo meze neza reba yaragiye kubereka inkweto yambaye akuge naho okay nizaba masava izi nkweto ntimuzizi ko ari izanjye ageze iwanjye inkweto ako ni wambaye oya izi ni izanjye cyangwa araranye oya yazanye ububodabada bw'umwana niba ari umukobwa araranye so wale ni wambaye sawe reka dusore kuko za turasoje ewe data ase n'umuntu tutugume ase bituzoreka kugira rwaye baratugukora mama hero n'uwaye inde sovuga rwaye muratu wuzuye none rero sarawutwaye mu ntoki tasema utachoka mbele nisifoto murako mwari mu twaje muzavuga muzikana kandi komeza mbere uyu ntawo turi uyu na ndakuraho gato rwaye wandi wamurete mufashe none wandimba ase no kwa mundiri murete mano zikari 2000 ngo murete reka dusoze ngo pe tugiye kumvikana ukuntu tuzakora bino biganiro by'umusanze igice cya mbere mukakireba aha icya kabiri ahangaha kugira tutazabarambira oya turazivuga nyine nazo izo Kaswadi Ndimba tugiye kujya Musanze twazivuze ariko muri nuko mutabizi tugiye kujya Musanze ubase Puturi Afrika Pakistan Manila Ngoni pakasete uva mbone nkubwire Mitsutsu yemeye essence yugo nene kubatwa ngo tunaye wewe mechi Wewe me- ko mu nzira kugerayo urabyishyura ako twagiye Ndimbati arabatwara rohi hagarare nta kindi cyakoze hari ahantu twitaga ngo ni kukandimbati twarageraga imodoka y'igacumba umuriro sha akayasiga kayinsigamo we Kukateo. muryatewo umuryango tewo yakasi ikamyo zije pesa zimeze gutya ngo aswashye ikintu kumeza mukuru iyo ni keke ako Mitsutsu imeze nk'imodokari wala tuvugisha ukuri inkweto ni baramurangira wakomeje kuvuga ngo ni yawe reba ikirenge cya Mitsutsu ukuntu gisa ni ikizungu barashaka ko ahindura izina rye ku kazungu iwacu ni ikibungo ntituhazi se ni Iwawe ikibungo ni cyakoze ikibungo kuvukira ikibungo ukahakurira ukageza no munota uratashye uratashye ukoresha ufite shaka amatora ugiye gutaba imusigira turaje sibyo asanzwe uri umukobwa turasoma so guys mwakoze rero muhangane kano akajagari kagiye kuza ari kenshi nkuko mwabyiyumviye mutwitege Musanze ibiganiro bya Musanze ibirori bya Musanze ni episode esheshatu kwa KECAPU episode kuri episode kwa Ndimbati njyewe si wanjye kutavuga akishyira none amazi aramaze kugera mu bantu benshi oya wowe twasanze hari umuntu wakwera iminwa ni 73 umva kuri kode nashyizeho 18 inkuru ya screening urayibuka imusanze ntabwo naje muri screening inkuru ya screening ya KECAPU inkuru ya KECAPU y'ukuntu yatari akigenda mu modoka ukuntu utari ukigenda mu modoka kubera yuko none se umva mmereke ntabwo twakatega kino kiganiro pati tu ku gice cyawe dukore ikiganiro hano bose bahari hano ikindi gice noneho ni iwawe gutiye kumena umuceri katinga mwana imana ibarinde turabakunda
ku rubuga rwa Instagram ba following meze ku gihumbi itonde ariko niyamamaza meze ku gihumbi impamvu mutakimvugamo nitwa Kabosi urumva mentioning abantu bose nje nu mentioning uyu muhungu yitwa Mitsutsu ni fanda mukunda impamvu utamvuga kaburanirwe yango washize he washize yango ndabura ko mbabwizwa ubu n'ibintu biganiro byo bigezweho hari umuntu ahubwo kuki mutari bugishkuri oya twishyire byarangiye sibyo abantu bari gukurikira iyi channel ni KECAPU TV show nuko rero abantu bari gutanga icyatanu rwose mukomeze mubyohereze ase ko tukiri mu kigo yatanze uri ku ruhande ishuro uri ku ruhande abantu bambi icyatanu ni 0788192723 uvuga yanje amahera iyo ni yanje reka mvuga yanje nanje aba diaspora munyandikire kuri WhatsApp mumeritse icyo cyatanu nanjye nitwa Kabosi 0788 uyu muntu abari baramugiramo 0788236571 niyo nangiza akantu ka contribution ko kwisabiriza ubazwa naho bikeneye byinshi yego mana uponyonyo bayama nzayaguha nibayama ese umuntu bita sinzi urunyonga yaramwe ngo sinzongeye kurivuga karapitana yarabyanga ngaho ndamuvuza arabivuze kandi wabiza none se yabivuze hari audience y'abantu 500 nje mbivuze hari abantu 100 nako bane oya nyine yaramubizanye wanyandikiye kare kuri WhatsApp nabivuga ngo sinzi urunyonga yanyandikiye uyu munago twavuganye video call oya zana telefone yawe imbere twavuganye kuri WhatsApp KECAPU TV show ntago ari baha amatiku abakora abahe iyi ntago ari channel yawe peti nkuriraho nkwereke aho uzikundusha imbaraga mbese bro reba hano sport twakoze umva mureke mbabwiza ukuri nari nibagiye kubabwira mfite iduka ricuruza amatelefone hariya ikonde ibyo se mva nkubwire ibaze cyane kubitari yawe ariko nyumvira dore ni kwa Rujama phones shop ka mu mujyi ara ka free zone kwaguze n'imodoka se ntago babibona dore ngiye hiparitse amasaba n'uje utwaye ako niwe wafunze wa mugano uziko ari yawe Sava yatwaye uretse gato yankwereke turebe ni iki Sava bagwaye lift nawe urumva bamwita Rujama nagwahira modoka umva manze nkubwire akura modoka hamagara 0782 uwo ni Rujama baguye telefone bakugabanyiriza ku giciro gitoya nuje hari mu mujyi handi bagukubita ibintu by'ibiwandi iby'ibififuri telefone yawe Rujama mpindure nawe ngamuhindure ngo telefone ngo tume KECAPU azaje tukagwa mani telefone mbabarira pe muyime naye nge namamaza navisa oya byara bitaravuga nyuma navyuwe atingana ikira mara ibara wane nawe